Babarira uba uretse kugenda wumva iyi nkuru. Ni inkuru ibabaje ndetse uri umwana wiga wakuramo isomo. Unansubiza iki kibazo: ese iki kintu cyatuma wihakana umubyeyi ukubyara? Ikaze dutangire inkuru yacu. Ni inkuru y'umwana wavutse mu muryango ukennye. Avuka ari ikinege, byumvikane ko iwabo ari we bagombaga kwitaho gusa. Muri ubwo bukene bwabo babashaga kumugurira imyenda myiza, inkweto ndetse n'ibindi byose yakeneraga. Iwabo baramurihira ariga, agira amahirwe yo gutsinda ajya mu bigo bicumbika bino twita boarding. Urumva ko yari anafite ubwenge. Gusa bitewe n'uko iwabo bamwitagaho bakamugurira imyenda igezweho, yagezeyo birumvikana abakobwa batangira kumukunda. Ndetse nawe akajya ababwira ko avuka mu muryango ukize cyane, akifata nk'umuntu ukomeye cyane. Igihe kimwe mama we aza kumusura. Bitewe n'uko uwo mubyeyi yasaga nabi, ameze nabi, birumvikana ko atagaraga nk'umusirimu, kuko yabeshyaga abakobwa benshi ko avuka mu muryango ukize kandi iwabo ari abantu bakomeye cyane. Icyemezo uwo muhungu yafashe, yahisemo kwihakana mama we, avuga ko atamuzi. Ese abaye ari wowe wakora iki? Ese uri umukobwa ugakundana n'umusore umeze utyo, akihakana nyina kubera wowe ukabimenya, ese mwakomeza mugakundana? Ciao ciao, ndabakunda cyane, munsubize muri komenti.